ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru gega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse ndamubwira nti ni ibiki ndamubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi tunagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraba ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyi nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa abakono bashaka kwimika umwami wabo ati ambwira okay ibyo bikiri aho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati ndamubwira ntiwagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntiwagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye ko kiza kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubu arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili je simbashinzwe ndamubwira ntokintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose so mpamagara muri za minisiteri abishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu umenye ni iki hatangira barambwira n'aka yari ariyo n'aka yari ariyo n'aka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari aba hano abandi ni abacuruzi abandi ni ndavuga si ibintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe uri umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo we abo bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga
ndabicaza. Nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF. Mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango wa RPF, nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo. Baraza ndababaza, mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki? Of course urumva nta n'ufite igisobanuro, bajyaho bavuga ubusa. ubwo n'Agatabazi nyine yari yicaye aho, nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na Vice Mayor muri aka karere wa Musanze, nawe yararaho. Ndabaza Mayor, Vice Mayor, ni ibiki wagiyemo? Atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye, ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande, akananirwa kubisubiza. Ntubaze se wowe uri Vice Mayor, uwagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde? Ni Mayor? Ni Guverineri? Ninde? Agacece kati niko bambwiye gusa. No, ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushya, kuko nagize ngo bavuze ngo uri Vice Mayor. Wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri muyobozi. Naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo. Vice Mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi. Aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye. Ariko aho ngaho ndababaza, noneho igihe bitaragerana kure, ndashaka ko mumfasha tukumvikana. Ubu koko mwarironze nk'ubwoko, muragenda murahura, mujya gushyiraho umuyobozi wanyu, sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki. Reka mbabaza akantu kamwe. U Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi, ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe, undi nawe agahamagara ubwoko bwe, n'undi. Ubwo ariko niko hagendamo abapolisi, abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe, ba Vice Mayor. Ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe, sibyo? Hanyuma murasigarana ikihe gihugu? Murasigarana iki? None se abantu barasaze? Niko ubu pe ba bandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana, mwavuze iki noneho ko ntacyumva? Ijambo mwavuze ni iri? Ubu twese uko twicaye aha, twigabanye mu moko yacu, hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda. None se urumva wabikora rwa Rwanda, cya kibazo nabazaga, urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga? Nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40, 50, 60, ugasanga u Rwanda, Afurika iracyari aho yari iri cya gihe abandi baragiye. Erega icyabishubije inyuma ni iki ngiki. Ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere, mu buryo bw'ubumwe bw'Abanyarwanda? Gifite uwuhe mwanya? Nimukinsobanurire.
ntagira ukinsobanurira. Ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije, uko twicaye aha twese, buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite. Reka tuvuge hano turasanga hari amoko 10, twigabanye mu moko 10 ko twicaye. Nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo. Ikibazo nabajije, u Rwanda rurasigara ari u Rwanda, bari cyo munsubiza. Igikurikiraho murakizi, nimara kugabana 10, umwe yatwaye abe, undi yatwaye, undi yatwaye abe, igikurikiraho muracyumva? Muraza kurwana, murabirwaniramo, kuko kandi muraza kurwanira, naba n'urwanira muri byinshi, umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara, ariko muraza kurwanira mu busa. Mutwara ubusa hasigara ubusa, ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho. Nimwe ba mbere muza kuba casualties, nimwe nkomere za mbere. So nimumbwire rero abayobozi mwicaye hano, mwicara muri ibyo bintu mukabiganira, mukabiherekeza, mukabivuga, mumbwire twageze aha dute, mwageze aha mute, abantu bagera aha bate? Nicyo nshaka ko munsobanurira.